icyizere kirahari kuko ntabapfira gushira niduguma mu nshingano zacu nk'abashumba n'ababyeyi bakaguma mu nshingano zabo zo gukunda abana no kutaterera iyo bakabagira inshuti bakabaganiriza icyizere kirahari yuko tuzagira bazima kuko abana bazima kuko nkuko nabikubwiraga ntabapfira gushira ariko twebwe uruhare rwacu rukagaragara nk'ababyeyi ntidute inshingano ntiduterere iyo uko niduterera iyo bizagira ingaruka ku gihugu bigira ingaruka ku itorero bigira ingaruka no ku muryango. Mbahaye ikaze bakunzi ba Touch1 TV muzi ko tubakunda kandi tubahoza ku mutima uyu mutima niwo tubahozaho icyo musabwa namwe no gukora subscribe kuri channel kugira ngo bino biganiro n'amakuru tubategurira birusheho kubageraho neza gatanu kuri gatanu. Nkora mabwira ko zajya mbazanira ibishya byiza bihora bibashimisha buri munsi mpindura kugira ngo namwe aho muri mwishime kandi munezerwe. Munyemerero noneho uyu munsi twongere nongere mbazanire nyine ibyiza bibashimisha hano kuri kamera za Touch1 TV. Namwe icyo musabwa koko mukomeze mukore subscribe reka hanyuma ninjire mu kiganiro nyine uraza kumenya impamvu yacyo kuko ndabizi ugira amatsiko ariko kandi nyine amatsiko niyo nyine atuma nawe wigumira hano hafi kugira ngo koko tugume twishimane kandi tunezerwe. Muraho neza pastor? Muraho neza. Reka mwibwire abakurikiye Touch1 TV hanyuma dutangire tuganira. Nitwa Rusanganwa Emmanuel nk'abandi umupastori mu itorero Anglikane ry'u Rwanda abanyobora paruwasi ya Kibinja. Ubwo ni mu karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana. Pastor rero kuri Touch1 tugize amahirwe uri umubyeyi ku ruhande rumwe ku rundi ruhande uri umupastori. Uyu munsi tukaba tumaze kumenya ko umaze gushyingiza umwana wawe w'umukobwa aho avuye gusezerana mu murenge wa Busasamana. Mu mutima urumva umeze gute kugira ngo tuze gukomeza? Murakoze cyane. Mfite ibyishimo byinshi. Ndanezerewe kuko kubona ushyingiza umwana w'umukobwa muri ibi bihe ni umugisha udasanzwe. Nkabashima Imana rero ntabwo ari ngiye wabyishoboje nta nubwo ari undi muntu wese. Imana nagiye mfata igihe cyo kwisenga kugira ngo indinde kandi irindire abana kandi nanjye ibashe kunyereka ibirori nabo banyereka ibirori nk'uko ibyo nkorera abandi shingira abandi nanjye bingirirwe. Ubwo rero ndabishimira Imana yuko ariyo yabikoze kandi ikakoresha n'abana bacu n'umukobwa wanjye ikamuha kwihangana akaba tweretse ibirori. Tukira hangaha rero harushobora kwibaza ngo ese pastor ni umwana w'imfura ye ni bucura? Ni umwana wanjye wa gatanu w'imfura nawe n'umuhungu naramushyingiye n'abandi bakobwa bakurikiyeho narabashyingiye babiri n'undi muhungu. Pastor rero usibye yenda kuri n'umupastor kandi koko wigisha abana bawe ukigisha n'abana b'u Rwanda muri rusange ijambo ry'Imana. Wowe ibanga noneho tuvuye kuri urwo rwego ibanga ryaba ryarakoreshejwe kugira ngo uru rwego uyu mwana wawe aba rugezeho abakweretse ibirori niri kuko ababyeyi benshi bariho barataka muri iyi misi aho abana b'abakobwa bagira batya ukumva ngo batwaye inda zitatekanijwe. Ibanga nta rindi. Icyambere nuko kumwereka Imana. Icya kabiri nuko mugira inshuti. Ukamugira inshuti akakwibonamo akakuganiriza ukamuganiriza akakubwira byose. Noneho nawe ukamugira inama. Iyo ari inshuti rero nta nubwo ananirwa kukwisanzuraho aragutinyuka mukaganira. Ibanga rikomeye rero suko hari n'abasenga bigahinduka ariko ibanga no gufata umwana wawe ukamugira inshuti ukaganira ukamwereka ingaruka zo kudahesha Imana icyubahiro ndetse no kudahesha ishema ababyeyi. Wagira umugisha rero umwana akagendera mu mpanuro n'inyigisho wamuhaye ibyo bikarushaho kukunezeza.
hari ushobora kuvuga ati pasiteri umwanya we munini 90% abona umwanya cyane cyane mu bijyanye no kwicarana nawe, kuko nimba utagiye mu ivugabutumwa cyagiye uvuga uti naruhutse, hari ndiho ndategura icyigisho runaka ndi mu rugo, wa mwanya hari ushobora kuvuga ati ko abona umwanya wo kuganiriza abana, uyu mubyeyi we wamugiriye ihe nama? umubyeyi Utabona umwanya nk'uko, kuko buriya abapasitoro kenshi ntabo tuzi muri bizinesi zindi abaturage rusange bakora ubucuruzi n'ibindi bigiye bitandukanye, bakabafata nk'abantu bashobora kugira umwanya uko byagenda kose. Uyu mubyeyi ntashobora kuba afite iyi myumvire akavuga ati jyewe ntabwo nzabona umwanya wo kuganiriza umwana wanjye. ntabwo umwanya wabura ku kintu werekejeho umutima kandi uzi gishobora kukugirira umumaro, kuko iyo ufite umwanya wo kuganiriza urubyiruko mu itorero, ni ngombwa ko washaka no kuganiriza abawe mu rugo, ku itorero ribanziriza mu rugo. Ubwo rero ngira ngo nta mpungenge zaba zihari, kuko itorero ribanziriza mu rugo, ukabujya no hanze, ariko iyo ritabanjirije mu rugo haba ingaruka nini cyane. Iyo ugiye hanze ukaganiriza abo hanze, ntuganiriza abo mu rugo, iyo uganirije abo hanze, abo mu rugo utabaganirije, satani arabibasira. Ariko numva ari iby'ingenzi ku itorero ribanziriza mu rugo, ukaganiriza abana, ukabaha umwanya uhagije. Aha rero hari n'abantu tutabura kuvuga mu buryo bwa gikristo, turabita abapagani rwose, usanga ijambo ry'Imana iwe ritaharangwa, noneho akavuga ati buriya pasiteri ariho aribwirira abakristo nyine, ntabwo twebwe ndumva nta mesaje yaduhaye. Buriya wijya kuri shehera ku rugo, ijambo ry'Imana nk'ubu ngenda mbatoza abana banjye bose mu buryo bw'imiyoborere, bwo kubwiriza ijambo ry'Imana, bakahana ibihe no gusenga, bakagenda bahana ibihe, ugasanga rero bigatuma batinyuka gukorera Imana, ijambo ry'Imana bakarikunda, bagakunda na wa murimo w'Imana papa waba arimo, bigatuma nawe bikunezeza nk'umubyeyi, kandi ubwiriza abandi, nawe ukumva birakunejeje. Aha nari ndiho noneho mbaza ntese kuri aba babyeyi batajya bakorwa n'ijambo ry'Imana, ugasanga iwe mu rugo rwose gusenga shwi ntibishoboka, uyu we wamugira nama ki ku burere bw'umwana, nubwo atari umukristo, nk'uko uvuga uti abakristo mbagira inama, abana banjye nkabagira inama, kandi umuryango ugahera mu rugo, abo bo ni iyihe nama wabagira bano babyeyi? Inama nagira ababyeyi bagenzi banjye nuko ni cya kindi natangiye nkubwira cyuko umwana umugira inshuti, ukamugira inshuti, noneho iyo wamugize inshuti akagira ibyo akubaza ukamusubiza, noneho ukagenda umwereka, iyo uri umukozi w'Imana ukagenda umwereka ikibi cyo kutaba hafi y'Imana n'ingaruka zacyo, noneho ukagenda umuha n'ingero zifatika, kubera ko mwaganiriye arushaho kukwibonamo, akanatinyuka akakubwira ikibazo ufite. Kuko nshingiye ku bakobwa b'iwanjye njya mbabwira mvuga ngo kumutangire k'inshuti zanyu, tuzakwereka, kuko bamwe usanga bagira inshuti zo mu ibanga ababyeyi batazi. Aho rero iyo wamuganirije ukamwisanzuraho, agatinyuka akakwereka inshuti ye, yamara kukwereka inshuti ye, noneho rero ukababaza n'intego bafite n'icyerekezo bafite. Aha rero noneho reka nongere ngaruke, turi mu isi y'ikoranabuhanga, kandi n'igihugu cyacu gishyigikiye ikoranabuhanga, kuko niyo mbarutso y'iterambere. Ubona rimwe na rimwe abana b'abakobwa bivugwa ko bagenda bahabwa bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga nk'amatelefoni meza agezweho, ndetse ikaba ari imwe mu mpamvu ituma bashobora guhura n'ibyo bibazo byo guterwa inda zitateganijwe. Ahangaha watanga nama ki ku bari b'u Rwanda mu bijyanye n'ikoranabuhanga? Urakoze cyane. Ngira ngo iyo ubonye umwana afite igikoresho cy'ikoranabuhanga, uwo mwana akaba agifite utakimuguriye, ugomba kugira impungenge no kugira amatsiko yo kumenya aho icyo kintu yagikuye. Ni nacyo nakubwiraga cy'uko umwana iyo wamugize inshuti anagusobanurira ibyo byose ibyo akeneye. Noneho rero iyo utamwiyegereje ngo muganire,
bitewe n'aho isi igeze, isi ishobora kumurundura, yamara kumurundura nawe ukabihomberamo nk'umubyeyi kubera ko wamuburiye igihe cyo kumuba hafi no kumuganiriza. Ibanga rero cyane rikomeye riva mu biganiro hagati yawe n'umwana, ukamuba hafi, ukamenya icyo akeneye, ukamenya icyo yifuza, ndetse ukamwereka yuko ibyo byose hari icyo agomba kubanza gukora. Niba ari umunyeshuri akabanza akiga, ibindi biza nyuma. Yamaze kugira iby'ibanze, akagira ubwenge, ntihutire kurarikira ibintu mbere yo gushaka ubumenyi. Reka rero noneho tugana ku musozo mu kiganiro kitari gitoya uduhaye, ahubwo nongere ngaruke kuri iki ngiki. Ubukristo ni imwe mu nkingi yifashishwa mu rwego rwo kuyobora kino gihugu, kandi burya igihugu kirimo abapagani biragorana ko cyayoborwa mu buryo bweruye. Hanyuma rero dushingiye ku bukristo, uyu munsi urabona abari b'u Rwanda n'abasore bagenzi babo mu bukristo urabona bihagaze biti? Hari icyizere ko abana b'abahungu n'abana b'abakobwa koko bazakomeza kuguma mu murongo w'ubukristo, hanyuma bakereka ababyeyi ibyishimo byabo ku munsi w'ubukwe? Icyizere kirahari kuko ntabapfira gushira. Niduguma mu nshingano zacu nk'abashumba n'ababyeyi bakaguma mu nshingano zabo zo gukunda abana no kutaterera iyo, bakabagira inshuti, bakabaganiriza, icyizere kirahari yuko tuzagira bazima, kuko abana bazima, kuko nkuko nabikubwiraga ntabapfira gushira. Ariko twebwe uruhare rwacu rukagaragara nk'ababyeyi, ntidute inshingano, ntiduterere iyo, kuko niduterera iyo bizagira ingaruka ku gihugu, bigira ingaruka ku itorero, bigira ingaruka no ku muryango. Reka rero hari tugushimire, nimba nta cyaba kigusobwa, ariko nsubiye inyuma gatoya, ni iyihe nama waha abana b'abasore bigize amapfizi hano hanze, usanga koko bavutsa abana b'abakobwa amahirwe by the way rimwe na rimwe, ndetse nabo bikabagiraho ingaruka, kuko nujya gufata umwana w'umukobwa ukamutera inda, uko bigenda kose amategeko azakukurikirana, kuko u Rwanda ntabwo rushyigikira amafuti. Aba bana b'abahungu urabahiye inama, hanyuma uze kugaruka kandi noneho uduhere inama abana b'abakobwa, unasoreze ku babyeyi, hanyuma dusoze iki kiganiro gito tugiranye. Urakoze cyane. Inama natanga ku bana b'abahungu nuko bakarindira ab'Imana yabageneye, kandi bakamenya yuko abari abana b'abakobwa bahemukira bandarika, bahindukire noneho bishyire mu mwanya wabo, ko icyo utifuza ko cyakubaho utagikorera mugenzi wawe. Ku bana b'abakobwa rero nabo inama nabagira nuko banyurwa nuko bari n'ibyo bafite, ntibagire ibyo babashukisha, bagategereza kandi bakihangana. Ikindi gikomeye cyane nuko bakomeza kuba imbere y'Imana, ubwo ndavuga abakristo, kandi n'abatari abakristo ni ngombwa nabo ko baba abakristo bagahinduka. Iyo wahindutse, nacyo ijambo ry'Imana ritubwira. Yesu yaravuze abwira abigishwa, barabwira ati mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose nibwo muzabyongererwa. Icyo rero iyo wamenye Imana, ibindi byose biza ari inyongera. Imana ibikugezaho, kandi ijambo ry'Imana none rikatubwira ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ntabwo rero wakubaha Imana iyo wayubashyira kubahisha, nta nubwo wakubaha Imana ngo igukoze isoni, ahubwo iguha ibyo yakugeneye, kuko ijambo rivuga ngo nakumenye ntarakurema ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Burya rero buri wese ibye birahari. Ndabwira rero abana b'abakobwa bacu kugira ngo bihangane, bategereze, be gushukwa n'uduhendwa abana turiya dutuma babahemukira, bagatwita inda zitateganijwe, ugasanga batesheje ishema, batesheje agaciro icyo bari cyo, batesheje ishema umuryango. Njye ndumva rero abana bacu nababwira, abana b'abakobwa nkababwira ngo mwihangane kandi mutegereze icyo Imana yabageneye, kandi ngira ngo buri wese Imana yamugeneye uwe. Ese tukiri hano, mbere y'uko usoreza kuri cya kindi cy'ababyeyi twari tuvuga, koko
ku ruhande rumwe uri inararibonye mu buzima burya umuntu ugira amahirwe yo kubana n'abantu rimwe na rimwe akagenda amenya n'ibibazo byabo akabaganiriza iby'ijambo ry'Imana agira ubumenyi burenze uko ngewe ndiho mbitekereza. Uyu mwana w'umukobwa nk'ijisho rya mukuru ni irihe banga yakoresha kugira ngo yirinde umwana w'umuhungu ahangaha kuri Touch One wamugira inama? Ibanga yakoresha uriya mwana w'umukobwa kugira ngo yirinde nuko we agira n'iki cyo guhakana, agahakana ntiyemere ibyo ari byo byose, akiga kunyurwa nuko ari nuko ameze iwabo, ntararikire ibikomeye bishobora kumugusha mu mutego cyangwa ashaka kumera nk'uko kanaka. Noneho kandi we akanyurwa nuko ari, nuko umuryango umeze, kandi buriya ibintu nibishako igihe kiragera niyo no mwaba mushakanye kubera ko mukundanye mugafatanya mugakora mutararikiye ibyo kwa kanaka, ngira ngo nawe Imana izaguteza imbere kandi kubera ko wize kunyurwa. Reka duhere inama rero ababyeyi benshi bari gushinzwa ko batezuka ku burere, kandi ngira ngo no mu itegeko turi no ku murenge bavuze ati burya iyo udaha abana bibakwiriye ngo bahe uburere nabwo bihanwa n'amategeko. Aba babyeyi bo batezuka ku burere bwabo, inama wabaha ni iyihe? Hanyuma dusoza ikiganiro. Urakoze cyane. Inama naho ababyeyi bagenzi banjye no kutajya kure y'abana, ukabagenera umwanya, ukabagenera igihe, ukumva icyifuzo cya buri wese, kandi mu kumva icyo cyifuzo cya buri wese mu biganiro ukamushakira nibura igisubizo nubwo icyo yaba agusabye kitaboneka, ariko ukamwereka yuko gishobora kuboneka mu gihe ejo ari heza. Kandi ababyeyi inama nabagira nuko ababyeyi batabaterera iyo terera iyo bavuge ngo umwana niba yagiye nimureka agende, ni igihe cye, ni igihe cy'iterambere, natwe niko twari turi. Oya, twagombye kumenya abana bacu ko biri mu nshingano zacu zo kubaha uburere bubakwiriye no kubaba hafi no kubagira inama no kubahugura, kandi ukamenya guhana no gutesha. Ugahana, ugatesha, ugahugura nk'umubyeyi kugira ngo ejo umwana nawe azave umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza ubereye igihugu, ubereye itorero, ubereye isi, ubereye umuryango nyarwanda. Nicyo nagira inama ku babyeyi bagenzi banjye, ku burere bwacu, ngo isi ngo ni ibihe bya nyuma, niho isi igeze, ahubwo tukamenya ko muri ibyo bihe bikomeye ariho tugomba gukomera, tukahavana n'abakomeye aribo bana bacu nabo bakazaba abakomeye. Pastor, reka tugushimire rero mu kiganiro cyiza uhaye Touch One TV, nimba nta cyaba kigusobwe ngo cyongereho. Oya, nta gusa ndashima ikiganiro tugiranye, kandi saba ngo namwe mugiye mukomeza kudufasha nk'abafite izi nshingano, gukomeza guhugura urubyiruko rwacu no kuruba hafi kugira ngo igihugu cyacu, itorero rizagira abagabo beza n'abagore beza babereye igihugu, babereye isi, kandi bishimirwa n'Imana. Turabashimiye rero, mugira imyiteguro myiza musigaranye, kandi Imana izabibafashemo. Murakoze cyane, kandi mukomeze mudusengere namwe kugira ngo yatangiye umurimo izabashe no kuwusohoza. Amina.